ndavuze ngo bamaso kubera ko hagiye kubaho ikanguro. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Yaguteje uburwayi butandukanye ariko urarangara urininira. Mana ishimwe, izana ikanguro ku buzima bwawe ntiwabasha kubyumva, uvuniramo amatwi imibiti, ariko Uwiteka arongera yagarutse kuri tere, kandi nukuri abantu baratunguwe. Mana itugirire neza, Mana itwiteho, Mana iturengere. Ariko ndi kubwirwa ngo bamaso meshi, hari n'abaryama mudasinzira atari uko mwabuze ibyo kurya n'ibyo kunywa, ariko ndabwirwa ngo nta mahoro mufite mu ngo. No kubwira abagore batwite mu gihugu cyo hanze, ndimo ndabona abagore benshi bazinzwe. Uwiteka arambwiye ngo nimwongere musenge, nimumara gusenga bazingure, kuko ni ufite icyarema yarangiza akagikomeza. Ndimo ndumva ijwi rimbwira ngo abantu nibasubire ku kagezi bongere bakizwe, kuko mbonye abagabo benshi bari mu gihugu cyo hanze uyu munsi wa none barango kanguka, kuko hagiye kubaho urusaku. Imana ishimwe, ndi kukubwira ngo hagiye kubaho umugoroba. Mbese uwo mugoroba uragusanga umeze ute? Mbese uwo mugoroba urasanga witeguye ute? Imana nitugirire neza, nusubire ku kagezi urebe yuko yewe uri kunywesha amashyi. Imana nitugirire neza. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga nubane namwe mwese aho muherereye, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Ni kwa kundi tugira gutya tugashaka abahanuzi b'Imana cyangwa se abakozi b'Imana bakirimo neza, apana babandi bamaze gutambika ibirenge. Kandi narababwiye ngo n'umwaka wo kwikosora. Ndizera neza hari benshi mutakibona hanga ko Imana irahari TV, kuko iyi ni televiziyo ijyana abantu mu ijuru, ntago ari televiziyo ijyana abantu mu irimbukiro. Niyo mpamvu uzabona benshi rimwe na rimwe batakihagaragara, burya nuko dusanga ibyo bakorera mu rwiherero bidahwanye n'imyemerere yacu, tugahitamo noneho kuba tubegeje ku ruhande tugashaka abandi bashobora kugira icyo bafasha ubwoko bw'Imana. Turi kumwe n'umubyeyi mwiza utuje. Uraho neza? Uraho neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Ura amahoro? Ndamahoro cyane. Imana ishimwe. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Tuguhaye ikaze na karibu muhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana. Imana iri kugigukoresha ibintu bikomeye. Yari yarabikubwiye? Yari yarabimbwiye n'igi. Ariko arasaba kore bajya baririmba. Nkura mu rukoro aririmbye ngo Imana numva nayeka. Bura yari yamukoreye iki? Ano hari ahantu yageze aransetsa cyane ngo nuko ntayishobora. Ariko ubundi nayishyize ku mugongo. Arwitwa ngo arwitwa nimba ari Nyirapasi, nimba ari mu mariyonere wavuze ngo wacumbiye Imana ubugari. Nyirapasi. Cumbira Imana ubugari, ati ndaguha ubugari n'inyama rwose kuko uri Imana ikora. Narimbikuriye ku mirimo n'ibitangaza Imana iri kugigukoresha cyane cyane muri guhera mu mpera z'uyu mwaka 2024 no kugeza ubu nguyu wa 2025 mu ntangiriro rwose uri mu bantu bari kugenda barushaho kugaragara. Imana igende gukoresha iby'ubutware. Twaguhamagaye kugira ngo natwe turamburireho ibiganza, udukure mu isayo, uduha ubutumwa, uduha amasezerano, utubwire iby'Imana igutuma buri munsi ku bwoko bwayo. Mbere y'uko dutangira, reka wibwira abakunzi bacu, numara kubibwira uhite ko usenga Imana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amazina yanjye ni Mujawamara Vestina. Ndi umugore. Ndi umugore, nkunda Kristo ndetse n'abantu be. Ubwo rero nifuje kuza kuri iyi kamera. Hari icyo umwuka ntumyeho kubwira abantu ngo bahinduke. Nawe niwiyumva ko uri muri icyo gikanyine ubwo uhinduke. Kandi ntacyo bidutwaye,
kuko dushaka ko abantu bagira gute bajya mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Amen. Nzwi ku izina rya mama Emeline, mama Vanessa, mama Mugisha, mama nyina w'umuntu. Yesu abaha umugisha. Amen. Karibu n'isengesho. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'urukundo n'imbabazi, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye kugira neza kwawe Mana. Ngushimiye kuri ubwugamo bw'umugaru, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba. Haleluya! Mana turagushimiye, twakugezemo nta mahoro dufite urayaduha, twakugezemo dushonje uratugaburira, twakugezemo twambaye ubusa uratwambika. Uyu munsi turi kuvuga imirimo n'ibitangaza wadukoreye, nuhabwe icyubahiro. Amen. Aya masaha rero nicaye kuri iyi kamera, ngwino umbere ubwugamo n'ubwihisho, ngwino unkoresha iby'ubutwari, nyemerera ntaba ari njyewe ugiye kwihimbaza, ahubwo izina ryawe Mana aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Amen. Urakoze Mana, ngaho korera muri nje, kandi nkubere mikoro wirangururire mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ngaho nunyemerere ntaba ari nje, ahubwo izina ryaba ari ryo rishyirwa hejuru. Amagambo Mwami ugiye kunkoresha, unyemerere buri muntu wese ugiye kuyumva ntace mu gutwi ngo ahinguke mu kundi, ahubwo izina ryawe aya nizo aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Urakoze Mana, ndagushimiye. Habwa icyubahiro rero kuko uri umunyembaraga. Mpamagaye imbaraga z'umwuka wera, nanije gukora kose kwa Satani mu izina rya Yesu. Nyemerera umbere umuyoboro, kandi Uwiteka umpe kuvuga mbwirijwe nawe mu gihe gisa nk'iki, kubera kuri Imana yumva gusenga none n'iteka ryose Yesu. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza cyane udusengeye. Ukiri muri ayo mavuta, reka tukwakire uhite ukomerezaho uhanure mu izina rya Yesu. Urakoze. Reka dusome amagambo y'Imana. Mana yampaye, aboneka muri Matayo 25 umurongo n'uwa 6. Matayo 25 umurongo n'uwa 6. Ariko intego y'ijambo nzanye, abantu bakwiriye guhinduka. Abantu bakwiriye guhinduka. Reka dusome 6. Haravuze ngo, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka, baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo mujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Yego. Reka dusome 25:6. Aravuga ngo, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, musohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka, baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa 5 nabo baraza, barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso
kuko mutazi umunsi cyangwa igihe Imana ibaha umugisha. Amen. Kandi Imana itwiteho cyane. Iki ni igihe umuntu wese akwiriye gusenga, kandi iki ni igihe Gideyoni agiye gusubiza ingabo ku kagezi, akareba abajabagiza cyangwa se abanywesha amashyi. Ndi gukangurira umuntu wese uri kunyumva, yaba uri hanze cyangwa se yaba uri mu Rwanda, iki ni igihe dukwiriye kugira gute, kuba maso kandi tugasenga. Imana itugirire neza. Amen. Imana nitwiteho. Bivuze ngo rero dusomye amagambo y'Imana aboneka muri Matayo 25 umurongo n'uwa 6. Ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku, ngo umukwe araje, ngo tube maso tumusanganire. Mukristo, wowe mugabo, wowe mubyeyi, wowe mukobwa, ndetse n'umuntu wese uri kunyumva, ko hagiye kubaho urusaku, ngo umukwe araje, tube maso tumukingurire, tumusanganire. Nicyo urasanganiza umukwe? Niko Uwiteka arimo kukubaza. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ndi kukubaza ngo mbese itabaza ryawe riracyari rizima? Ku Uwiteka avuganye natwe, akavugana natwe ko hagiye kubaho urusaku. Nshuti yanjye, uri kubona uyu munsi ari ku manywa, ariko ijambo riravuze ngo nyamara burije. Burije. Aho ntiwaba urangaye ukagira ngo haracyari ku manywa. Numvisha umuririmbyi uririmba avuga ngo bareke bagende ikivunge, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari. Imana nitugirire neza, Imana nitwiteho. Ngo aba bakobwa ngo bamajije kumva yuko habayeho urusaku ko umukwe agiye kuza, ngo bamwe 5 b'abapfu ngo barikabakabye. Ngo bamaje kwikabakaba, ngo basanga nta ntwaro bafite, ngo basanga nta tabaza bafite, ngo barangije, ngo basanga ngo barazimye kera batabizi. Aho ntiwaba warahunikiriye tukagira ngo ni ibisanzwe, kandi warahunikiriye. Imana ishimwe. Ariko iki ni igihe Uwiteka ari kugukangura, ari kukubwira ngo bamaso, ari kukubwira ngo kanguka. Imana itugirire neza. Ngo ariko 5 b'abanyabwenge bo ngo bikabakabye, ngo basanga bafite amatabaza. Imana itugirire neza. Numvishe ijwi rimbwira ngo nkubwire ngo dore burije ku muntu wese wateye Imana umugongo. Nshuti yanjye urimo kunyumva, waba uri mu gihugu cyo hanze ndetse n'icyo mu Rwanda, nuhinduke kandi uhindukire Uwiteka, kuko agiye gutungura abantu. Hagiye kubaho urusaku. Imana ishimwe. Ku bantu barangaye, ku bantu biraye, ku bantu batabaye maso, ariko kanguka. Imana itugirire neza. Amina. Haleluya, haleluya. Ngo nukorata ngo barangije, ngo kubabwira ngo mbese kamatabaza yacu azima, ngo mwaduhaye ku matabaza yanyu. Ngo aba bakobwa 5 b'abanyabwenge ngo barangije barabahakanira. Haleluya. Ngo barababwira ngo ntaga ya matabaza yadukwira, ngo nayacu bwite. Imana ishimwe. Ndi kukubwira ngo kanguka, kuko hagiye kubaho urusaku. Imana ishimwe. Ndi kukubwira ngo hagiye kubaho umugoroba. Mbese uwo mugoroba uragusanga umeze ute? Mbese uwo mugoroba urasanga witeguye ute? Imana nitugirire neza. Nusubire kukageza urebe yuko yewe uri kunywesha amashyi. Imana nitugirire neza. Imana nitwiteho. Ngo nuko aba bakobwa ngo barangije kubwira abangaba katabakwira, ngo barababwira ngo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Yesu ushimwe, Yesu himbazwe. Ngo nuko babandi ngo barangije bajya kurindagira. Nshuti yanjye, Imana ishimwe. Biratangaje kuba wajya kurindagira, yewe kandi warajyanye n'abandi kuvoma. Biratangaje uyu munsi wa none kuba wajya guhanjura. Bivuze ngo amavuta Uwiteka yaguhaye yaragushiranye, amaje kugushirana. Uyu munsi uri kubona wajya guhanjura, ariko ntago ari ibyo bikwiriye. Umva ko Uwiteka ari kuvugana nawe, ari kukubwira ngo bamaso,
kuko hagiye kubaho umugoroba nshuti yanjye. Mana itugirire neza. Ngo ba bakobwa baragenda bagiye guhanjura, ngo nuko rata ngo bavuyeyo ngo basanga umukwe babandi babaye amaso, ngo yajyanye nabo, ngo amajije kujyana nabo, ngo bakinjirana mu nzu ngo urugi rurikinga. Hagiye kubaho ku rugi rw'ikinga nshuti yanjye. Mana ishimwe. Wabonaga bukeye ariko burije. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Hagiye kubaho ikanguro ryo kugira ngo ukanguke. Imana itugire neza kuko Imana yaraguhaye uribagirwa nshuti yanjye mwene data, ariko umva uko Uwiteka ari kuvugana nawe, ari kukubwira ngo bamaso kandi ugenzure ko itabaza ryawe ari rizima. Imana nitugirire neza, Imana nitwiteho. Imana yaguhamagaye uri mu muyoboro mwiza, ariko uyu munsi iragenzura ikabona hari ukundi kuntu wabigenje. Imana igeze kuri tere rero, ije kugenzura iryo tabaza ko rikiri rizima. Imana nitugirire neza. Ngo ba bakobwa batanu b'abapfu bagiye guhanjura, ngo nuko bavuyeyo rata basanga urugi rwikinze, ngo nuko barakomanga. Yewe Yesu Kristo, ngo bamajije gukomanga, ngo umukwe arasohoka arabareba. Nitugirire neza. Ngamajije kubareba ngasanga nta tabaza bagifite, ngarababaza ngo mbese muri bande. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Imana igarutse gusaka. Yewe Yesu Kristo, ngo bakimara kuvuga ngo ni twebwe, ngo nuko umwami arababwira ati nukuri ndababwira ko ntabaza. Birashoboka yuko uyu munsi wa none warangaye itabaza ryawe rikazima nshuti yanjye, ariko umva uko Uwiteka avuganye nawe. Aravuze ngo bamaso kubera ko hagiye kubaho ikanguro. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Yaguteje uburwayi butandukanye ariko urarangara urinanira. Mana ishimwe, izana ikanguro ku buzima bwawe ntiwabasha kubyumva, uvuniramo amatwi imibiti, ariko Uwiteka arongera yagarutse kuri tere, kandi nukura abantu baratunguwe. Mana itugirire neza, Mana itwiteho, Mana iturengere. Ariko ndikubwirwa ngo bamaso, 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 itabaza ryawe ritaba ryarasinziriye, kuko mu gicuku hagiye kubaho urusaku rukomeye cyane. Mana ishimwe, ariko uri kubwirwa ngo bamaso, kuko umukwe araje, aje kujyana abakoze neza, aje kugororera abamukurikiye by'ukuri, batamushyashyenga, batamubeshya. Imana ishimwe. Iki ni igihe Imana ije kureba abinjiye by'ukuri n'abinjiranye forode. Mbese nakugenzura arasanga itabaza ryawe rikiri rizima. Yewe mukobwa, yewe musore, yewe mubyeyi, yewe mugabo, itabaza ryawe riracyari rizima. Nishimwe. Haleluya, haleluya. Araje kukubaza ibyo yaguhaye, niba warabikoresheje uko bikwiye. Araje kukubaza ibyo yaguhaye, araje, Uwiteka araje. Aje kukubaza itabaza yaguhaye, iryo tabaza ko rikiri rizima. Niyo mpamvu Uwiteka azanye ikanguro ku buzima bwawe, ariko ari kukubwira ngo mbese iryo tabaza yaguhaye riracyari rizima. Genzura niba rikiri rizima, dusengane Imana, ariko niba atari rizima, nubwo dusengane Imana, kuko Uwiteka ari kukwibutsa kandi aje kukwishyuza ibyo yaguhaye. Mana ishimwe. Yaguhamagaye utari umunyamagambo, uyu munsi uri umunyamagambo. Yaguhamagaye yewe utari umusambanyi, uyu munsi uri umusambanyi. Imana itugirire neza. Yaguhamagaye ubwiriza ubutumwa bwiza, uyu munsi usigaye wumva bigusakuriza, ariko Uwiteka azanye ikanguro ndetse ku buzima bwawe ndetse no mu matwi yawe. Ariko kukubaza ngo mbese warwaye ryari? Yewe Marigarita we, wabigenje ute? Mbese nuko byagenze? Ariko avuganye nawe ngo bamaso, bamaso, kubera yuko urugi rugiye kwikinga. Mbibutse neza umukozi w'Imana yewe Nowa. Imana itugirire neza.
ngo yaramuhamagaye irangije ngo iramubwira ngo genda mu ishyamba ngo wireberemo igiti cyitwa gofero. Mana itugirire neza, iramubwira ngo ukibazemo inkuge kandi icyo giti kizakubera ubwihisho. Nowa ntago yigeze aninira Imana nshuti yanjye, ngo yarumviye arangije abivuga uko yamutegetse. Ngo amaje kubivuga uko yamutegetse aragenda baza inkuge. Amaje kubaza inkuge mwibutse ko hari na benshi yahamagaye, ngo arangije arababwira ati muze mumfashe tubaze inkuge ya data. Ngo bahageze kuko Uwiteka atari yabahamagaye, ngo babona ibintu nawe ari gukora ni nk'umusazi. Ngo barangije baravuga ngo ariko buriya koko imvura izagwa. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Nuko rata ngo barivumbura, ngo ariko Nowa kuko yari yahawe isezerano n'Imana ntago yigeze yivumbura. Nje kukubwira ngo iyi Mana ntaho wayicikira nshuti yanjye. Imana itugirire neza. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Yewe Yesu ushimwe. Kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Nuko ngo Nowa bazi inkuge, mwamaje kubaza inkuge, ngo abandi amasezerano barayarambirwa. Wari urambiwe isezerano, ariko Uwiteka ari kukubwira ngo bazi inkuge kandi ube maso. Kandi ari kukubwira ngo yaguhamagara imirimo myiza, imirimo myiza yo gukiranuka. Icyo ni cyo Uwiteka gushakaho mu minsi nk'iyi ngiyi. Kandi nkwibutse neza ko ubibye ibitotsi asarura ingonera. Uyu munsi warahunikiriye, ntugishaka kumva ijwi ry'Imana, ariko Uwiteka avuganye nawe ngo bamaso, bamaso, kuko tugeze ku mugoroba w'isi. Tugeze ku mugoroba w'isi kandi burishe. Birashoboka ko butazongera no gucya. Ariko icy'ingenzi Uwiteka ashaka ni ukuhirimbanira ubugingo, kandi ubugingo buzakugeza ku cyo Uwiteka yagusezeranyije. Reka rero mpanure rata, nabwiwe ngo iki ni igihe ingo nyinshi za benshi zigiye gusenyuka, haba abari mu Rwanda cyangwa abari hanze. Nabwiwe ngo amadivorce nayo abaye menshi. Mbonereho no kubwira abantu bavuye mu gihugu cy'u Rwanda barangije berekeza mu gihugu cyo hanze, mbabwire ngo ni mube maso, kuko nabonye amadivorce mbona ingo nyinshi zirasenyuka. Ndabwirwa ngo hari n'abafite amarira menshi bagezeyo bazi ko mbese ibintu bigiye kugenda neza ari iterambere, ariko uyu munsi ingo za benshi mufite amarira menshi. Hari n'abaryama mudasinzira atari uko mwabuze ibyo kurya n'ibyo kunywa, ariko ndabwirwa ngo nta mahoro mufite mu ngo. No kubwira abagore batwite mu gihugu cyo hanze, ndimo ndabona abagore benshi bazinzwe. Uwiteka arambwiye ngo nimwongere musenge, nimumara gusenga bazingure, kuko niwe ufite icyarema yarangiza akagikomeza. Ndimo ndumva ijwi rimbwira ngo abantu nibasubire ku kagezi bongere bakizwe, kuko mbonye abagabo benshi bari mu gihugu cyo hanze uyu munsi wa none baragize gute, barataye igihango bagiranye n'Imana, barahunikiriye mu yandi magambo. Kandi Uwiteka ari kubibutsa ngo mureke guhunikira. Imana nitugirire neza. Ndi kumva ijwi rimbwira ngo mbwira aba bagabo bari mu gihugu cyo hanze bari gushaka guta ingo cyangwa se barangiza bagateza imivurungano mu ngo zabo. Uwiteka arambwiye ngo abo ngabo dore burije nibabe maso, basubire ku kagezi, kugira ngo Uwiteka bagarukeho kandi kugira ngo Uwiteka bagororere. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Iki ni igihe Uwiteka ari kuvugana nanjye ngo abantu barivanze, ntibagishaka kumva ibyiwe. Ubwo batagishaka kumva ibyiwe arigarukiye kandi aje guhemba no guhana. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Ndabwiwe ngo hari abantu bo hanze benshi badafite amahoro, ariko Uwiteka avuganye nanjye ngo niwe utanga amahoro, kandi niwe utanga ubuzima, kandi niwe wubaka ingo yarangiza akagira gute akazikomeza. Irambwiye ngo nimwongere muyubakeho, nimumara kuyubakaho isenye izo mfatiro Satani yagiye yubaka ku buzima bwanyu. Kandi irambwiye ngo ntizabigirizaho nkana, izabatabara
kudutabara rwose. Tugiye gusenga Imana, ariko waba waruhunikiriye, ariko hagiye kubaho ikanguro. Tugiye gusenga n'Imana kugira ngo Imana yongere igire gute, guhe kuba amaso. Imana nitugirire neza. Hari ibyakwibagije, ariko Uwiteka arimo kukwibutsa kugira ngo ubane n'Imana neza. Tunganira Imana ikuyobore, nuterwa n'ibyago yusanga Yesu, nirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Nirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Aya nizo nje kukubwira ngo niwe ugira icyarema yarangiza akagikomeza. Yewe Yesu Kristo, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Tugiye gusenga Imana. Wowe warubuze amahoro, ndi kumva ijwi rimbwira ngo ku bantu bari hanze, Uwiteka arambwiye ngo hari abarwayi ibibyimba aje gukiza, kubera yuko bagize gute, bamuciriye bugufi barangiza bagasenga. Ndi kumva Uwiteka ambwira ngo ku bantu bari hanze hari abarinze amadivoruse, ariko ni mumucire bugufi, mwongere mube maso musenge. Ndi kumva ijwi rimbwira ngo ku bantu bari hanze hari abo Uwiteka aje guhanagura amarira, kubera ko mwamuciriye bugufi mugasenga Imana. Aya nizo. Imana itugirire neza. Iki ni igihe mukwiriye kuvoma, kandi iki ni igihe mukwiriye gusenga. Reka dusenga n'Imana. Wowe wumvisha ubu butumwa kandi ukaba ukwiriye guhinduka, ukongera ukaba amaso. Mana nziza, aya nizo. Imana ikomeye, Imana y'imbaraga nyinshi. Yewe Yesu, urera urakiranuka, kandi uteye ubwoba. Imana ishimwe. Nsengeye Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi, nsengeye abari mu gihugu cyo hanze, nubahagarareho. Urambwiye ngo ubahaye umutaka, ndagushimiye. Habwa icyubahiro Yesu. Ni wowe unoza inzira z'umuntu zasinziriye, nugira inzira unoza kuri aba bagenzi. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nyemerera Uwiteka, ubwo uvuze yuko uje kubatungura, ubahe kuba maso mu gihe gisa nk'iki. Aya nizo. Urakoze Mana, ndagushimiye. Habwa icyubahiro. Ngaho nyemerera ugira uburwayi ukiza. Kandi Mana, urambwiye ngo uje gukiza kanseri muri iki gihugu cyo hanze. Mana, ndagushimiye. Habwa icyubahiro. Kongeye kurambura inkoni yawe ku bantu Mwami baguciriye bugufi. Habwa icyubahiro kugezeyo cyane rwose. Mana nyiribihe, habwa icyubahiro. Kari wowe ugira icyo urema ngize ukagikomeza. Hari umujinya ukuye ku bantu bawe. Ndagushimiye. Habwa icyubahiro. Aya nizo. Ndagushimiye Mana, kuko nta warogoye umugambi wawe. Cyubahiro cyawe n'ikiganza. Habwa icyubahiro. Ati nimwumve yemwe, ati ndi Uwiteka, ati ndi Imana y'ibihe byose. Ati nkababwira ngo yemwe, ati ni ngewe ugira icyo ndema, ati narangiza nkagikomeza. Ati ndi Imana y'amahoro, ati kandi ndi Imana yeza, ati ndi Imana y'amasezerano. Ati dore ku bantu bari hanze, ati ndambuye ukuboko kwanjye, ati ariko nimwezwe, ati ku gato no ku kanini, ati kugira ngo mbarengere. Aya nizo. Ati ndi Data wa twese mwiza, ati nongeye gutanga agakiza, ati ku bantu bo hanze. Ati kandi yewe, ati abafite uburwayi, ati nje kubaramburira ukuboko. Ati ndi Uwiteka, ati dore nubatse ingo, ati yewe mu gihugu cyo hanze. Aya nizo. Ati kandi mpanaguye amarira, ati ndi nyiribihe, ati yemwe,
ati nimwezwe ku gatono ku kanini, ati kugira ngo mbarengere, ati kuko ndi data, ati hari uburwayi nje gukiza, ati nje kurema ikintu gishya, atariko yemwe, ati nimube maso, ati ntihabeho kurangara, ati kuko mu gicuku habayeho urusaku. Aya nizo ati nje kugaragaza imbaraga zanjye, ati kuko izanyu yemwe zarananiwe, atariko nje kugaragaza imbaraga zanjye, ati kandi dore ndabatunguye, atariko yemwe atuzemera kiyinira, atakisuzuma, ati dore inkoni yanjye banguye kuri we, ati ndi Uwiteka, ati yemwe, ati hari abo nongeye guha kunaga urushundura, ati yemwe mu ngo zanyu, ati kandi murambonye, ati hari ababyeyi mpaye kubyara, ati kuko ndi Uwiteka, ati hari inda zari zarazinzwe, ati yemwe, ati mpaye kubyara, ati nzinguye, ati kuko ndi nyiribi. Aya nizo atariko icyo nshaka cy'ingenzi, ati nuko mwezwa, ati mugatunganywa, ati rwose, ati kandi mukera imbuto nyinshi, ati zikagumaho, ati kugira ngo mbarengere, ati byo kubarengera sinabibuze, atariko ndashaka imitima yanyu, ati yemwe, ati nimuhinduke rwose, ati kandi mufite imitima mishya, ati kuko niteguye kubagirira neza, ati n'Uwiteka wavuganaga namwe ibyo. Shalom shalom. Urakoze cyane, nta kindi twarenzaho, iyi Imana imaze kuvuga ibigendo guhita ikora. Reka ngusabe kugira ngo wakwifuza gusengana nawe cyangwa se kuvugana nawe yakubona mu buryo bworoheje, tambutsa nimero yawe ya telefone. 0788 5421 875. Tigo ni 07 74 83 429. Mani bahumugisha. Urakoze cyane wewe warudukurikiye, hamagara umukozi w'Imana mufatanye gusenga, n'umunyamwuka nkuko nabibabwiye, kandi byose murabyiboneye. Imana amahoro ikomeze kubana namwe, kandi nimba utarakora subscribe, kora subscribe, ndetse wandike n'igitekerezo cyawe, unasharing iki kiganiro kugira ngo ubu butumwa burareba abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Sharinga ku bantu bose bumve icyo Imana ivuze. Urakoze cyane umukozi w'Imana, reka tugushimire. Murakoze. Yego, Imana iguhe umugisha. Shalom.